twibuka aho yadukuye yego si kure Mm. si mwibuka iby'Imana yagiye turinda Mm. kubera iki se twibagiwe tukavuga ngo kuri YouTube ngo abantu baza babeshya ngo niyo mpamvu ngo sinzatega ugutwi. Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose, ineza y'Imana ibagereho kandi ibagereho cyane. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umuhanuzi kandi si ubwa mbere tubanye nawe, si ubwa mbere tumwakiriye, ariko reka musabe kugira ngo adusuhuze narangiza abibwire. Karibu. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi Uwiteka abatindeho cyane. Nitwa Ferdinand Uwimpaye, nkaba ndi umukozi w'Imana isumba byose. Yego, urakoze cyane Ferdinand Uwimpaye, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Mbere y'uko twinjira mu butumwa bwacu uyu munsi wa none, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana ihorana natwe ku manywa na nijoro, uri Imana yaturinze ni ukuri ibikomeye, uri Imana yagiye ituba hafi. Uyu mwanya ndasenze ngo ubane natwe muri iyi gahunda y'ubutumwa, ndakwinginze unyobore mvuge mbwirijwe nawe, ntabe ari njye ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Sengera abadukurikiye bose ubahe umugisha, bahe kumva no kumvira, kandi Uwiteka ubutumwa wampaye buhindura abantu, ntabe ari njye ubahindura ahubwo ijambo ryawe, ubutumwa umpaye aribwo bubahindura, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Urakoze cyane. Ijambo ryayo, ubutumwa iguhaye aba aribwo buza guhindura abantu bayo mu izina rya Yesu. Nibyo birumvikana, twese dukeneye guhinduka. Ferdinand, ubona, ndakubaza ikibazo yenda kimwe gusa, ubona ari impamvu ki abantu batagikunda kumva ubutumwa bwiza, basigaye bifuza kumva ibintu byoroshye gusa, ibintu bitaberekeza mbese ku Mana, kuko ibintu byerekeza ku Mana burya birasharira. Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane, ariko ndagira nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo abo nkunda ndabacyaha. Mu gihe utacyumva umucyaho w'Imana, Satani aba yaramaze kugufatisha. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu abantu batacyumva ubutumwa, yego, ariko ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni iki cyadutandukanya n'umwami wacu? Ni iki cyadutandukanya n'Imana? Ni iki cyadutandukanya n'ubwiza? Kuba abantu baraje bagatubura cyangwa bagakora ibibi, ntabwo bivuze ko twareka kumva ubutumwa. Yego. Ubutumwa bw'Imana tuzabuvuga paka Yesu agarutse. Tuzahanura paka Yesu agarutse. Yewe niyo wanyica, ntabwo nzareka kuvuga icyo Uwiteka yantumye. Yego. Sinzareka kubwira abantu ko biyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Sinzigera na rimwe ndeka kubumba akanwa kanjye Imana yavuze ngo. Yego. Imana rero irimo iravuza impanda. Iravuza impanda ngo abanyarwanda bumve bahinduke. Imana iravuza impanda ngo abatuye isi bahinduke. Iyi mpanda Imana iri kuvuza rero niyo kugira ngo abantu bari mu busambanyi babumve. Birababaje kubona umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa yifata agasambana, yarangiza akongera agasubira ku ruhimbi akajya guhagarara. Reka muyite amazuko. Imana urusengero, uretse ko nemera ko urusengero wenda ari umuntu, ariko hariya twari twaritiriwe izina ry'Imana, hagakwiye naho kubaha, tukahubaha. Rero nta kintu cyagakwiye gukamburamo abanyarwanda gukunda Imana, kuko aho yadukuye ni kure. Twibuka aho yadukuye si kure. Mwibuke iby'Imana yagiye turinda. Kubera iki se twibagiwe tukavuga ngo kuri YouTube ngo abantu baza babeshya ngo niyo mpamvu ngo sinzatega ugutwi ubutumwa, ahubwo akaga karabaziye. Akaga kaziye umuntu wafashe amatwi akavuniramo ibiti, ako kaga karaje. Kuko
Imana irashaka ko duhinduka kandi tugahinduka dukijijwe, tugahinduka. Birababaje cyane, ndababaye ngewe gutyo ubikubwira, mfite agahinda kubw'izina ry'Uwiteka riri gutukwa kubera abana b'abantu. Mfite agahinda, ariko Yesu araje. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo aje guhana no guhemba. Imana yambwiye ngo ije guhana no guhemba. Wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore we, Imana yambwiye ngo ije guhana. Ntizita ngo urakomeye, ntizita ngo ufite ku mafaranga, ntizita ngo utunze ama etaje, ntizita ngo uri inzobe, ibyo bibero mwirirwa murata mwambara ubusa ku mugaragaro. Ntabwo izita ku kibero cyawe, ntabwo Imana izigera yita ku mafaranga utunze mu mabanki, ahubwo Imana ije kubonana nawe. Imana ije kubonana nawe, ije kubonana namwe, mwe mutuye mu bihugu byo hanze, mwagezeyo mugasayisha, mwirirwa muca imanza, mucira abantu imanza. Ninde wagutumye kuba umucamanza? Ninde wagutumye guca imanza wa Nesaya kitangone? Hari abantu Imana igiye guteza agashyururu, hari abantu Imana igiye guteza agashyururu. Imana yakurije indege, urangiza ugezeyo ugezeyo urashayisha, ugezeyo ukora ibibi. Imana ije kuguteza agashyururu, ugiye kurira indege ugaruka. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo resitaya bone taya kitase bonyanse. Mana yambwiye ngo mbabwire ngo uzi ubwenge yumva umuburo, uzi ubwenge resitaya kitangonesa, yumve icyo Imana imushakaho. Uzi ubwenge naririra ubugingo bwe, uzi ubwenge ayatangonesa. Mwatojeje abana banyu ibyaha, none abana banyu bari kubiyongobeza. Nestara boneta yakitasebo. Imana iri kuvugana nanjye ngo muhinduke, kandi muhinduke rwose, kuko nimutahinduka ibyago amakuba byose bije ku mugongo wawe. Hari abantu noneho biyise abavuga mbese bumva ko bakomeye mu mitima yabo. Imana ije kubonana nabo. Impfu ziraje, hajya tujya duhanura impfu mukavuga ngo hari umunsi abantu badapfa se. Turahanura twavuga ngo impfu ziraje, ngo abantu ngo nta munsi badapfa. Uzakine n'urupfu. Noneho urupfu Imana iguteje ruba ari urupfu ujoga inyo. Mana yabwiye Yezebeli, iramubwira ngo ni ukuri bitewe n'uburyo wababaje umutima wawe. Yezebeli, reka nkubwire, bitewe n'uburyo wababaje umutima wawe, intumbi yawe n'ibisiga n'ibizayeme, aho amaraso ya Naboti imbwa zayarigateye ni naho zizarigatira ntayawe. Haleluya, amen. Nkunde Mana. Bibiri ikavuga ngo uwo nkunda ndamucyaha. Ni iki gituma abantu Imana iri kubacyaha? Nibumve. Mufite amaso nimubona, mufite amatwi, ariko amatwi yanyu niyumva. Uwiteka aje kubonana nawe. Umva, iyi 2025 Imana ije guconga ibihengano, ije guconga ibihengano. Siduherukana mu kwa kane ndi guhanura ngo insengero zirafunzwe. Ndaje mpanura ibi, njyewe Imana yabwiye ngo ndi Mikaya, kamanurire muri iri jambo Imana yampaye. Imana ishimwe. Ntabwo turi hano kugira dutere abantu ubwoba, turi hano kugira ngo abantu bahinduke. Arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, dore umutsima niwo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu.
ngiye kurukuraho. Bazajya ibyo kurya bagenewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagenewe bashishwa. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashorerwa babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Kamvuge kuri uyu murongo wa mbere. Imana iri kuvuga nanjye ngo bwire abanyarwanda n'abantu batuye isi. Wavuze igitabo wasomyemo? Ezekiyeli. Igitabo cya Ezekiyeli, ibice 4, umurongo wa 16 n'uwa 17. Imana ni ubutumwa impaye ngo mbuzanire abatuye isi. Imana ivuganye nanjye ngo mwana w'umuntu we, dore kubera ibyaha byabaye byinshi, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije gukuraho urwishingikirizo rw'abantu. Mwarishingikirije ngo hariho inzara, hagiye kubaho inzara iruta iyo mwabonye, muzayita izina. Mwarishingikiriza ngo muri kubyara abana bakeya mujya mu mabona. Nicyo gihe mugiye kubona umuntu wese wafashe uwo mwanzuro akishyirishamo gahunda, ni kashe pawa hajya no kubayita. Umva uko Uwiteka avuganye nanjye, arambwiye ngo mbabwire ngo mugiye kubona umubabaro utarigeze kubaho, kubera ko mwanze kumvira Imana. Imana yambwiye ngo mbabaze, ese niki mwaburanye Imana? Abari basabye Imana abagabo siyababahaye? Abasabye ko Imana ibubakira ntiyabubakiye? None icyo mwituye Imana no guca abagore banyu inyuma n'abagabo n'abantu z'abantu. Irambwiye ngo ije kubaranwa na buri wese, buri muntu wese ije kubarana nawe, kandi ngo ibitagenda neza Imana ije kubituma bigenda neza. Message irimo ibice 2. Yambwiye ngo ije gukuraho ubwishingikirizo rw'abantu, urwitwaza abantu bafite Imana ije kurukuraho. Urumva? Ikindi irambwira ngo mbabwire ngo hari igihe bagiye kujya umurengwe warabishe, igihe kiraje kandi kirasohoye kw'abantu tayastene tangine tatarabonesta. Abantu Imana iraje ngo umva, hagiye kubaho inzara iteye ubwoba. Iyi nzara ntabwo Imana iri kunsobanurira uko yitwa, ariko hagiye kubaho inzara ku buryo hari abantu bazifuza konka abagore babo, ku buryo hari abantu bazifuza ibyo kugira no kunywa amazi bayabura. Kandi ikindi, n'uzabasha kugira icyo abona azakirya ahagaritse umutima, kuko abantu umutima w'Imana urababaye cyane bitewe n'ibyo bakoreye Imana. Nesta enetango enesta. Imana irambwira ngo none ko Imana yabahaye kubaka ama etaje, mu kubaka amazu mu mijyi ya Kigali na hirya no hino no mu bihugu byo hanze, ni ukubera iki mutari kubasha gusenga nk'uko mwasengaga? Ni ukubera iki mutari kubasha gukiranukira Imana nk'uko mwakiranukiraga Imana? Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mbabwire ngo mwamanuye ibendera ry'Imana, namwije kubamanura. Namwije kubamanura. Mane dutabara. Irambwira ngo nje mbabwire ibyo mwari mwisingikirije byose ibivanyeho.
ngo Imana yagiye ibana namwe, benshi yagiye ibambutsa imigezi igiye kubatwara, benshi yagiye ibanyuza mu mashyamba inyamaswa zari zigiye kubarya, ariko icyo bayituye ni ukurara mu marogi, icyo bayituye ni ukuyihimuraho. Meresita yakitangone. Imana irambwiye ngo isuye ibihugu, Imana isuye ibihugu kandi irabisuye, ije kureba ko ibyo babivuga ari ukuri, ije kureba ko ibyo babivuga ari ukuri. Irangije kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri, ije kureba ko uburozi bakuvugaho ari ukuri, ije kureba raseretangoneta ku busambanyi bakuvugaho ari ukuri, wa mushumba we. Oh lasta ya bonetanginesabo, ije kureba ko imudugudu icyo bawuvugaho ari ukuri, resta ya bonetangoneta, kuko uburyo wahangayikishije Imana nekitangoneta, Imana ije kuguhangayikisha. Imana iresta ya bonetangineta, ije leta impanuka ziriyongereye, benshi barapfuye, resta ya monekitangoneta, benshi umva, benshi mugiye umva, uyu mwaka ni umwaka Imana ije kubarana na buri wese. Irebe kuko abantu bagiye gusobanukirwa Imana ngo ni iki. Mwirirwa muvuga ngo Imana ni urukundo. Ese ko Imana yaberetse urukundo, wowe ko yakweretse urukundo, icyo wayeretse ni iki? Si wayituye ubusambanyi, si wayituye ubusambo. Hari uwo wafasha, hari uwo wagaburira, hari uwo wakwambika. Icyo uyituye si ubusambo n'ubugeke, si uyituye si uko mwagiye gucisha imbaraga ikuzimu. Icyo mwayituye ni ukujya gusinyanya amasezerano na Satani. Imana ije kubonana n'abakomeye n'aboroheje, ntabwo izatoranya. Imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire abatuye isi, lasta ya bonetangonesta, antikristo agiye kuza gukora, ibyahanuye bigiye gusohora, ibyahanuye bigiye gusohora, kuko nesta enetango enesta, ibyahanuwe bigiye gusohora. Oh Yesu we, Yesu, ibyahanuye bigiye gusohora. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa, babe ubutarutana, babe abayuku, bazize igicumuro cyabo. Imana ize kuringanisha abantu, kandi hagiye kuza icyorezo. Iki cyorezo kigiye kuza, Imana yarakinyeretse, inyereka icyorezo. Iki cyorezo kigiye kuza ntabwo kizarobanura, kandi Imana ifite ingabo nyinshi igwanisha. Imana ije kurwana, yarwanye kwa Farawo nta wabikeka. Imana irambwiye ngo ije kuringaniza abishyize hejuru, ije kubasubiza ku rugero. Imana ivuga nanjye iravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ko abantu bagiye kubona Imana, kandi bagiye kuyibonesha amaso yabo, kuko twagiye duhanura ibintu byinshi, abantu bakadutuka, bakadutera amabuye. Wari wabonaho umugore w'imyaka 40 agenda yambaye ubusa mu muhanda? Ibyo ni ibiki? Abanyarwanda mwafashwe ryari? Batuye isi, ibyo mwafashwe ryari? Ngo ni viziyo,
Imana ije kurebana n'izo viziyo zanyu. Mwabagabo, ni iki kiri gutuma mutumvira Imana? Nesta ana kitango nesta. Hagiye kuza akababaro, hagiye kuza imihangayiko benshi, amadivorce abaye menshi. Hari abantu bubatse ngo Imana itubatse, hari abantu enestayabonesta, hari abantu biyoboye, hari elestayabo. Nicyo gihe Satani agiye gukora cyane, kuko lestayabone kitangonesta. Nicyo gihe Imana ije kubaranwa na buri wese. Imana yambwiye ngo ije gukubura, ije gukubura, yambwiye ngo ije gukubura, ije gukubura 2025. Irakubuye, ikubuye amabutike y'abantu baritanze ruswa, ikubuye utuzi tw'abantu batanze ruswa bicaye mu tuzi tutari utwabo. Irakubuye, ikubuye abantu babonye utuzi basambanye, batambikije, batanze igitsina ruswa. Irakubuye, 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 ikubuye ibinyoma. Ije kweza igihugu kandi ije kweza umudugudu, ije kweza eneyestayabone kitangonesta, ije kweza abatuye isi. Imana ije kukubura kandi irakubuye. 2025 mugiye kubona Imana, mugiye kubona Imana. Uwiteka avuganye nanjye, igihe cy'agahangayiko kirageze. Niyo mpamvu ikubuye. Hari n'izindi sengeri ikubuye, hari izindi sengeri ikubuye, kuko hasigaye, hari harasigaye. Irakubuye, hari izindi sengeri ikubuye. Lestayabone tangine staraboniansi. Irakubuye amabutike y'ibyo mwavanye kuzimu, Imana ibihinduye umuyonga. Irakubuye ibyo mwishingikirije, Imana irakubuye. Yewe abana mwabyaye mubeshya abagabo banyu n'abagore banyu, abangaba barapfuye, barayibabirestayabonesta. Mbaba enesta Mana Yesu we, ndababajwe n'aba bana bazize ababyeyi babo. Impfu ziriyongeye. Irakubuye. Imana ije kweza igihugu, ije kweza igihugu. Iyi Imana ije kweza igihugu, kandi abantu bagiye kubona Imana iraje vuba. Mpanura rimwe mu mwaka, ariko hari ibyo mugiye kubona kandi bigiye gusohoka. Mugiye kubona ibikomeye byari byarahishwe, ari amabanga agiye kujya hanze. Kandi abishyize hejuru baratsinzwe, abigize abakomeye baratsinzwe. Uwiteka avuganaga namwe, Uwiteka abagirire neza. Amen. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije, ubundi tugusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye wifuza kungira inama, wifuza ko hari icyo wanganiriza, benshi ko mudufata nk'abasazi. Yewe ubusazi bwanjye nabwemera, nasariye muri Kristo kandi nzapfa muha. Yobu yarabivuze, yaravuze ngo imva naho nzapfa, mbese imva naho yamira, nzapfa niringiye Uwiteka. Ikindi iyo barangije avuga ngo nukuri, sinzigira nikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Kandi ikindi ndumva Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu bakoreye Imana. Nicyo gihe Imana ije kubahemba, nicyo gihe Imana ije kubaka ingo z'abantu basenze Imana, nicyo gihe Imana ije kurinda abantu, nicyo gihe Imana ije guhagarara kuwo yahamagaye. Mugiye kubona abapasiteri b'ukuri, mugiye kubona abahanuzi b'ukuri. Nestayaboneta, mugiye kubona umuntu wasenze Imana by'ukuri. Hari abantu barize amarira menshi, hari abantu bamaze imyaka basengera abantu,
ni ukuri Imana ije kwigaragaza. Amen. Imana irambuye ikiganza ku gihugu cy'u Rwanda, kandi hari abantu Imana ipfumbaturiye ikiganza. Amen. Imana ije gutesha agaciro imbaraga z'abapfumu zizengereza abantu. Benshi ntibari kubyara kubera abapfumu, benshi ntibari kubyara kubera abarozi. Imana ije gutanga abana. Wowe umaze igihe kinini warabuze urubyaro, wumve ko Uwiteka avuganye nawe, aje kuguha urubyaro, ariko ntuzayibagirwe ngo ejo ugire ukuntu ubigenza. Uwiteka, ndi mu mwuka, ni rimwe, ntabwo nza kuri kamera kenshi, ndi mu mwuka. Rero Uwiteka abaha umugisha. Nimero yanjye ni 079 94 oya 079 619 079 619 717. Urakoze cyane. No kuri WhatsApp. Imana iguhereza umugisha, wowe wabanye natwe kandi n'umukozi w'Imana, Imana imugirire neza. Ibiganiro byacu ni uku nyine, kora subscribe, share ndetse na comment. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Shalom.